Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi b'Intare Official n'umundi turongeye turagarutse mu makuru yacu agezweho. Ni muri iki gitondo ni tariki 20 tayari twamaze kuba tugeramo, tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mutese bwana Macacari ndetse na mugenzi wawe mwaba mwaduteguriye iki? Twateguye byinshi bigiye bitandukanye, turagaruka ku masezerano nyuma y'amasezerano yasinywe ndetse n'amasezerano y'amahame yasinywe ku munsi w'ejo mu gace ka Rudefu ahangani muri sheferi y'Abafurero nyuma ya Rurambo ndetse na Gahororo, nyuma yuko M23 ikubise mu by'ukuri ku rwego rukomeye cyane ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose bagakubitwa. Ubu ngubu noneho imirwano yakomeje. Bimeze bite muri iki gitondo? Nibyo tugiye kugenda atugarukaho muri rusange. Turaje tubabwire nyuma y'isinywa nanone ry'aya mahame AFC mu 23 biravuga ko ifungurwa ry'abanyapolitike bamwe bagiye batandukanye ndetse no na bamwe bagiye bafungwa bazira AFC mu 23 biravuga ko kwikubitiro mu bagomba kuba bafungurwa uwitwa Mwangacucu Edouard Hizi biteganyijwe yuko ashobora gufungurwa isaha iyo ari yo yose. Tugiye kugaruka muri access zigiye zitandukanye, access zose twikubite hirya no hino, dusimbukire warikare turebe uko umwuka umeze nyuma yuko umusirikare ufite ipeti ry'amajoro yaje kuba araswa na Maimai ahangaha. Ese bimeze ute? Turabigarukaho byose turebe muri rusange. Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha muri territoire ya Rucuro muri access zigiye zitandukanye, ikitwa Wazalendo ni Semsi Nyatura ndetse n'abafatanyabikorwa babo, iyo ni FDLR Foka ndetse n'abandi bakomeje guhigwa bukware ku rwego rukomeye cyane. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'imuzingo, tugiye kuba tubisimbukiraho muri aya makuru. Rero twabateguriye tugiye gusimbukira muri Uvira, aho kugeza amagingo ayangaya muri Uvira ndetse naho hakomeje kugenda ubwoba buba bwose. Ese ubu bwoba ni iki? Kandi amasezerano akomeje gusinywa, ibyo byose turabigarukaho muri rusange. Muri territoire ya Ituri hanyuma abantu bakomeje kwicwa umusubirizo, ariko nako kandi inyeshyamba z'umugabo wita Thomas Lubanga, iryo bita SRP, kugeza amagingo yangaya uyu nguyu byanga bikunze akomeje mu by'ukuri gusatira umujyi ubwo ni Bunia n'umurwa mukuru ndetse w'intara ya Ituri. Barawegereye cyane, ni ibirometero bitari byinshi, bitari hejuru ya 20. Ahangaha nabyo turabigaruka tubabwira uko situation zimeze muri rusange. Nizere ko rero mwakoze subscribe mwebwe, ariko kandi niba utarayikora mu by'ukuri wahita wihutira gukora share, ukora ku kaganza karaho hasi, hanyuma mu by'ukuri iyo ni like, hanyuma ugapartage cyangwa se ugakora share, hanyuma abapostinga ibiganiro byacu ari nako natwe tugenda mu by'ukuri tubibashimira cyane. Muri aya makuru rero ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine muri rusange, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye, tuba turi hamwe umunsi ku munsi. Ni bwana Clever Bemba. Bwana Clever Bemba, waramutse? Yes bwana Bemba, wenda uraza kuba wongera ijwi, ariko kandi tayari ndimo ndakumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako aho nicaye ahangaha muri studio z'Intare Official. Nizere ko umeze neza, bwakeye neza, situation aho waraye imeze ute muri rusange? Situation naraye imeze neza bwana Macacari, uretse utuntu tumwe navuga dukomeje kuko nijo numvisha amasasu hano mu mujyi wa Goma. Ariko kugeza amagingo angana ntabwo ndamenya ngo amasasu yavugiye muri kiriya gice cyerekera nka hafi ya Kakatindo. Ubona ko ari muri za quartier Kasika. Yes, yego. Ndetse ukabona no muri quartier Katoyi, ubona ko no agati mu quartier Katoyi, quartier Kasika na Mabanga no. Muri ayo makartier numvishemo utuntu tumeze nk'imbuma, kuko nanjye igice narimerereyemo igice kiri hafi ya Moguma, ubona ko aho nari ndari yitegeye neza, ubona ko nari imeze nkaho ndi ku gasozi ahantu gutyo, ku buryo nabyumvaga ari rwose numva n'abantu bakomera. Yego. Ariko ikintu kigaragara nuko umutekano ari mwiza mu mujyi wa Goma. Nuko na guverineri w'intara wabizi ko ejo bundi yari yagiye muri za quartier nani muri Nyagongo, muri Ukumu. Ikigaragara nuko nyine wara abantu ni habura uruntu, ariko umutekano wo ni 100% rwose.
birumvikana neza cyane umutekano ni 100% muri axe zimwe na zimwe, ariko kandi byumvikane ko mu mujyi wa Goma bitewe n'imbunda zahasizwe ibikoresho bimwe bigiye bitandukanye byanga bikunze ubugizi bwa nabi ndetse na M23 itagoheka mu guhiga abagerageza mu by'ukuri kubuza umutekano abaturage. Birumvikana cyitwa urusasu cyo gishobora kumvikana isaha iyo ari yo yose. Bwana Bemba, nyemerera abakunzi bacu bakurikiye Intare Official duhite dutangirira amakuru yacu muri teritware ya Uvira ndetse tuvuze wenda Fizi, hagati ya Fizi ndetse na Uvira, aho ndetse imirwano ikomeje kabone nubwo ku munsi w'ejo hari amasezerano yasinywe cyangwa se amasezerano y'amahame, ndabyita na amahame ashobora gutuma hasinywa amasezerano cyangwa se amahame ngenderwaho, ndetse akaba ariyo bise declaration de principe. Ubwo na amahame ndetse ngenderwaho agomba kuzagenderwaho. Mu mahame ngenderwaho turaza kuba tuyagaruka, ariko unyemerere nubwo ibyo byabaye ntabwo biri kubuza muri axe zimwe na zimwe imirwano kuba ikomeje. Ahangaha muri mu maho plateau n'ubundi M23 biravuga ko yamaze kwagura ibirindiro byayo nyuma y'ibitero bikomeye cyane bari bagabweho na coalition, haba mu Rurambo ndetse na za Kageragere ndetse n'ahangaha za Gahururu. Amakuru ahari ngo nuko imirwano yamaze kuba iva muri utwo duce M23 ndetse na Twirwaneho ngo bagasukuma icyitwa coalition, ngo bakaba bayigejeje muri axe zimwe zigiye zitandukanye ndetse zikomeje kugenda zivugwa ko bamaze kuba begera imbere. Bwana Bemba, nk'agace ko ndi kubona ahangaha muri sheferi ya Bafura muri groupe ya Kigoma kitwa Rudefwe, bimeze bite kugeza magingo ahangaha haramukiye amasasu? Bwana Bemba, ni ukuvuga ngo ibintu biriho ni uko 23 nibyo muri kiriya gice cya za Kirambo, hagati ya Kirambo na za Kiziba. Ibyo bundi arabizi ibyo yakoreye FDLR, ikorera Wazalendo, Mayimayi ikorera FDNB, ikorera FARDC, irabarasa ndetse banatakariza imbunda ziremereye, harimo za Kweruvo, ariko burya ni imbunda nini cyane kabisa. Batakariza za mashini gande ndibuka yego za mashini gande za rapigi na za mortier 60 na za K47. Ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa Karindwi n'ibyo biko byabaye. Nuko ngo yarabakubise hariya za Rurambo, irabakubita irongera irabakubita ndetse n'imirambo yabo barongera barayisiga ku itariki 19 harejo. Byageze mu kagoroba bashaka kugira ngo baze kurekipera imyambo yabo, n'ubundi cyane ko harimo imirambo y'abarundi. Intare za Sarambwe zirongera aho kugira ngo batware ya mirambo yabo, barongera barakubitwa n'ubundi barongera bahasiga indi. Bagomba ko Intare za Sarambwe na Twirwaneho n'ubundi baje kubakurikira, babarenza imisozi n'ubundi bagenda ukumva ko umuntu ugenda umukomera umwirukansa ugira ute aba yatakaje umutwe none equilibre yagifite. Yego, Intare za Sarambwe zibavana muri sheferi y'Abafurero, niho bari n'ubundi ibavana muri iriya groupement ya hafi ya Ruhango, ibageza mu yindi groupement. Yego, ibageza muri groupement ya Kigoma. Ibageze muri Kigoma hari ahantu muri village bita Rudefwe. Ucakira naho cyangwa nabo baje kugira resistance ya muri Rudefwe, barakagira ndetse muri iki gitondo niho Intare za Sarambwe urukuba ko ni ibintu byatangiye ejo kuva mu gitondo hari imirwano, nimugoroba barongera baragaruka, nijoro nayo imirwano yabaye. Muri iki gitondo rero Rudefwe n'urwaba rugutakirana, ariko ku makuru nk'uko abavandimwe b'Abanyamulenge bari hariya barambwira bati Rudefwe naho Intare za Sarambwe hariho ubuntu turabita ngo ntabwo ari defense, ni ahantu bari basa n'aho basize amambushe. Intare za Sarambwe zimaze kubakura muri izo mbushi bari bateze.
urumva ko bwana Bemba ni agace mu by'ukuri byumvikana ko ari agace gashya bagezemo batari basanzwe babamo. Imirwano yatangiriye muri axe muri izo groupe za Rurambo, umwitwa duce twose twabanje kuvuga niho hari kubera imirwano ikomeye muri kwa kugaba igitero, byabaye ngombwa yuko babasubiza inyuma babagejeje mu yindi groupe twibutsa abakunzi bacu yuko ikitwa groupe aba ari ahantu hanini ndetse hagari, ndetse mu by'ukuri tuvuze ko groupe ishobora kuba iri kuruta ndetse n'umurenge bwana Bemba ntabwo twaba twibeshye kuko groupe bari nini cyane bwana Bemba. Ubutumwa bari nini cyane nta nubwo ingana n'umurenge, none zereka ngurugero ugana Masacari ubuzi yuko groupe Bashari Mokoto ingana n'akarere ka ako bita akarere ka Rubavu n'akarere ka Nyabihu cyane kabisa. Bashari Mokoto ni nini cyane ahubwo ijya kungana ni hafi nka territoire kabisa, ni hafi na tedoke ni nini cyane, ni nini uko ifite amalokalite ya 17 hafi 17 ndakeka ni 17. Uri kumva ko kandi noneho twaje gufata amalokalite yo muri Bashari Mokoto angana n'umurenge wo mu Rwanda, baraza akarere mu Rwanda kagira imirenge 10 na wakabunani. urumva ko mu by'ukuri groupement nini groupement zaha muri Kongo ubusanga ari agace kagari cyane udashobora kuzunguruka ndetse n'umunsi wose, yemwe bishobora kukugora ukaba ari urugendo ushobora kugenda abukakwiriraho ndetse ukigenda kugira ngo traverse groupement ujya mu yindi. Urumva ko rero ku munsi w'ejo bavuye muri groupement imwe binjiye mu yindi, none ubu ngubu ni groupement nshya binjiyemo ngo ndetse uko ko amakuru atugera yahariya muri iriya axe biravugwa ko ngo ari agace gasa nkaho kitegeye n'ubundi plaine ya Ruzizi, basa nkaho bari kugenda n'ubundi bagendera hejuru muri ya machine de montagne, basa nkaho bagenda bayatondagira bagenda basa nkaho basiga plaine ya Ruzizi ku ruhande, ndetse bikaba bishobora kuba bamaze ndetse no kuadvancinga bagera mu bice byinshi. Bigaragara ko abashobora kuba basigaye muri plaine bashobora ndetse no kuzagenda bikuramo, cyane cyane ko bari kubagendera hejuru muri rusange. Barabyumva neza, ni ibintu biri parallele. Niba plaine ya Ruzizi uburyo imeze, iyo chaîne de montagne iyo misozi kabige iri hejuru yayo akariyo bagenda bigarurira buhoro buhoro. Burumvikana uko byagenda uko ariko kose M23 nimwe natanga isomo muri bira bice bwana Bemba. Yego M23 gutanga isomo kandi ukabona burya umuntu uri hejuru yawe uri amagukontorora cyane, ubugize ngo kuva hariya uri kuva ubwo za Nyangezi ukomeza ukazajya muri za Fizi ugiye muri ho plateau na Mahe plateau, ubona ko intare za Salamu na strategie zamaze gufata, ubona ko hari umuvandimwe wanjye ati ngo mama 23 mu kintu kigambiriye ngo kugira ngo ujye gufunga ufate Fizi mbere yo kwafata Uvira. Ababivuga ngiye ntabwo ndi plan y'intare zasanzwe ubugize afata Uvira, ariko ukurikije uburyo bajya bagenda baca hejuru mu misozi, ubona ko iyo plan ishobora kubamo hano bakazasigira FARDC n'izo za Wazalendo na FDLR bakazabasigira kiriya gice kujya mu Burundi, icya gice giherereye ku Burundi. Iyo plan bwana Bemba ibi biragaragara ku muntu wese usobanukiwe ibyariya, akubwira ko kugendera gufata Uvira unyuze kuri plaine ya Ruzizi usize umuzalendo usize ngabo z'u Burundi hejuru yawe muri iriya misozi, ngo mu by'ukuri ntabwo biba bisobanutse ubwongo. Ni ukuvuga ngo ubusa nkaho uciye hagati usize adversaire mu mpande zawe mu mbavu, ashobora kukurasa guturutse mu mbavu zombi haba mu bumoso ndetse no mu buryo. Urabona ko ibumoso bwawe ubufite deja aduyi w'igihugu cy'u Burundi ibirometero bingana kuriya byose akuri mu mbavu, ashobora kukwinjira isaha iyo yose. Iburyo bwawe rero bufite chaîne de montagne ya Mitumba utigaruriye, nabwo bishobora kukugora. Urumva ko aba gufite hose, ariko kandi iyo umufashe ukamuherereza uruhande rumwe ukamuturuka muri zira axe, ubwo ndavuga ku ruhande rwa mama 23 ikuririra misozi ikabakuramo igafata Fizi igakubita Baraka yarangiza igasiga Uvira ipembeni, hanyuma bagasigarana plan yo kwinjira mu Burundi. Urumva ko ari ibintu baba batekinitse ndetse byumvikana. Bwana Bemba sinzi wenda umuvandimwe wambwiraga biriya plan yo gufata Uvira irajya gusa naho ari plan yo gufata Goma, kuko intare za Salamu zaturutse muri Nyiragongo izindi ziraza zifungura umuhanda wa Sake, ubundi bamanuka hariya muri parike ya Virunga, noneho basigira FARDC nake Kivu bazigisiga isigira n'u Rwanda n'agace gato.
k'imipaka gusa nabyo ko ngo bazapfa kwinjira mu Rwanda. Ubundi nawe akambwira ati urabona ko intare za Sarambwe n'ubundi natwirwaneho bashaka kugira ngo babasigire Tanganyika babasigire n'agace gato ko mu Burundi. Ubundi rero kuko Burundi ari aduyi wa mama 23 kuko intare za Sarambwe zaje gukontorora hejuru. Ni ukuvuga ngo icyo bizakora cyose kivuye mu Burundi intare za Sarambwe zakimira ziri hejuru mu musozi kabisa. Noneho ukabona ko iyo pla ishobora kuza kumera nkaho igiye guhura na pla ya Goma, ariko noneho abatekinisiye bakavuga ko nta buryo bushoboka kugira ngo FARDC n'abazarenga babashe kuba bakwikura muri ako kantu navuga kameze nk'akavuye intare za Sarambwe ziri kubinjizamo. Birumvikana neza cyane nuko bimeze. Reka tubihanga amaso kabone nubwo ibyitwa gushakira ibisubizo mu biganiro nabyo biri aho ngaho hagati aho, ariko bikomeje kugaragaza nkuko byatangajwe ari kugaragara ubushake buke n'undi ku ruhande rwa Kinshasa. Turaje tubive imuzi n'imuzingo. Bwana Bemba nyemerera tuva aha ngaha, sinzi niba hari icyaba kiramutse muri axe ya Kabare kugira ngo n'ubundi dutraverse tujya mu bindi bice. Yakora kugeza mu gihe wenda reka turagurika cyangwa usimbagurika. Yego, reka wenda mbivuge hariya muri Kabare ikintu kigaragara nuko umutekano usa naho ukomeje kugaruka n'ubundi, yaba hariya mu nkengero za Parike Nationale ya Kahuzi. Ariko ku yandi makuru bakavuga ko ari Wazalendo bagera muri 6 n'ubundi biripotinze baza muri 23. Batandatu ntabwo nzi amagarade yabo, ariko bavuga ko bamaze kuza. Wenda reka ngaruke, hari inkuru ejo bundi ni umunsi w'ejo yaje gutakaza amajwi nari maze gukora. Yego, ni ukuvuga ngo urumva ko hariya muri Kabare hari ndetse za Mudaka hari abamaze kwiripotinga, abandi bakavuga ko intare za Sarambwe zakoze n'ubundi zahazanye ibindi bikoresho ndetse bakaza gufunga ku buryo babonaga ko Wazalendo zashakaga kugira ngo zize ari aho bitazabirava. Ariko intare za Sarambwe zirafunga ku buryo nta buryo bakengera ngo begere hariya zabirava. 6 bayiripotinze ariko naza amagrade yabo. Aha ngaha bize bingaruka kuri ya nkuru wenda hari abantu batabyumvishe. Ni Colonel witwa Kifaru wazanye abarwanyi 6 bari bavuye mu gice cya Ufamandu na Gatoyi, bari baturutse muri cyano bayoborwaga n'uwitwa Delta bayoborwa n'uwitwa Kigingi. Nuko ngo bari abakoloneli 3 ariko nabo autoproclame n'abeskote yaba 3. Nuko ngo hari ikintu gikomeje kuvugwa, bakavuga ko ubundi Kigingi yaba akorana na 23 mu gihe FARDC iri muri kiriya gice. FARDC na FDLR bakomeje kwibasira Kigingi kuko banahise babwi witwa Mutayomba unaze kuri Kigingi ngo Kigingi yabaye inyenzi. Abo abasirikari rero Kifara yahise bajyana ariya kuri bureau provinciale, kuri coordination provinciale ya mobilisation et recrutement kumize abashyikiriza abavandimwe bitwa ba Gafishi manzu yavuze Gafishi ndamuzi cyane semikora. Nuko ngo wenda abantu batumvishe indiya nkuru nyivuze muri make hariya muri Hombo naho sinzi ko twavuze ro ni wa mukatanya mahu majoro wishwe yitwa n'Abazalendo na Maimai Kifuafua. Ariko icyo muwebwa na Machachari ubundi barafitanye konfizi ndaye. Noneho bajya gukodesha amashamba yo kuraramo. Noneho baba Maimai babona ko ari kuzana uriya mukatanya narugati ino shamba ntabwo yararamo Maimai. Kandi ngende umusirikare wa leta, abandi n'abatu umusirikare wa leta se bafatwa n'isasu. Uriya majoro Mukombozi rero baza gushwana, bashwanye bamwita Mukombozi wabaga muri regima ya 34-0-42 yakoreraga hariya muri Hombo. Hombo ni hagati ya Sud Kivu na Nord Kivu. Ni hagati ya Nord Kivu na Sud Kivu, hagati ya Walikale na Karihi. Doka aho ngaho. Ni ukuvuga ngo baramwishe, bamaze kubita rero yarashwe. Bafitanye ibibazo by'abagore by'indaya, yamaze kwitwa. Ariko wa wundi wamurashe ubu ngubu n'abari mu maboko ataraye.
nawe ngo yafashwe. Amakuru ariho ni uko nawe bamurangirije umunsi w'ejo nimugoroba nawe baramwishe. Baramwishe umunsi w'ejo uwamurashe, ariko akagaruka ko hari amakete n'ubundi agikomeza gukorwa kugira ngo barebe kuko havuye amasasu menshi. Ndari n'abantu babiri bakomerekeye n'amacacari kabisa, ngo hari abantu babiri bahakomerekeye bari kuvurwa. Bari abagenzi bari bacometse kuko kugira ngo uvuye mu kavu uri kwerekera Warikare iri fukarara mu nzira, kuva ko muri kujya Warikare iri fukarara mu nzira kabina moto. Abo nabo nabari baraye mu hacumita aho ngaho babashije guhura n'icyo kibazo nabo barakomereka. Sinzi rero niba twarareba hariya muri Bukombo. Reka dusimukiye muri Bukombo, amakuru wenda ariyo, ndetse turahavuga wenda mu minota 2 gusa kugira ngo tuze kubona ukuntu twinjira, ndetse no ku makuru ya politike na diplomasi nayo ari kugenda avugwa, dore ko nayo ari yagezweho muri Bukombo. Naho kugeza abagingo ya AFC ngo iri guhiga hasi hejuru umugabo bita Dominique Ndaruhutse, ariko nawe akora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo yihishahisha kwepa. Uyu mugabo azihisha ageze ku makuru hariho rero nuko Generali Otoporokarabe Dominique Ndaruhutse bakunda kwita Domi, ubu ngubu ntabwo amakuru ariho ntabwo akiri muri Bukombo nk'uko byavugwaga. Hari abantu bamubonye ari hafi ya za JTN, hafi ya za Gatsibo, ariko ari mu nzira bashakisha uburyo yakwambuka akaba yajya muri Warikare, ndetse yambukanye n'abasirikare batageze muri 50, kandi nabo bagiye bagenda bake kugira yagereyeyo. Ariko ku yandi makuru bakavuga ko nuza nawe mutegereje, kuko ari igice navuga uva hari muri groupema Ikobo na groupema Kisimba, kugira ngo uzahitera verishemo winjire muri Warikare ndani harimo intebe za Samde zifunze kabisa zirimo. Akavuga ko agace kandi ashobora kuzanyuramo nabwo akanyuramo kuko harimo wa General wamwigumyemo witwa Bigabo, nawe ufite semusa yigumuye, nawe bavuga ko batumvikana ashobora kwagera Bigabo akamwari. Bakavuga ko hari abari kubunga ngabo hombi. Ariko noneho ikigaragara ni uko mu barwanyi bandi yari afite bagiye baturuka muri Masisi bayamamaza bicamwa Dominique, bayamamaza bicana avuga ati ngo bari gukorana n'inyenzi n'abanyamasisi ubundi ibiki n'iki ngo ntabwo bizerwa, bayamamaze kabisa. birumvikana uyu mugabo ni umugome ku rwego rwo hejuru cyane, arazwi. Uyu nguyu rero byanga bikunze ntabwo bishobora kuzamworohera, kandi biravuga ko ihunga rye ryose rishobora kuba ari igitutu gikomeye cyane. M23 yamushyizeho, ndetse ikaba iri kumuhiga bukware, akaba ashaka uburyo ahungamo, kandi tena ikindi bikaba bivuga ko no kugenda ashirirwa n'icyitwa munition cyangwa se ibikoresho, nabyo bikaba biri à la base y'ihunga rye, akabona ko adashobora kuzaresista kuguma muriya. Ntekereza ko aramutse avuye muriya, ndetse bishobora gutanga agahenge n'umutekano, ndetse ku baturage bari hariya bazahajwe n'intambara muri ariya magurupema agiye atandukanye. Nubwo byaba bitarangiye, ariko kandi birumvikana avuyemo byaba ari byiza kurushaho. Bwana Bemba, sinzi niba hari ahandi hari inkuru mito nsimbukira kuri aya makuru, ari kuvuga ko mu minsi 7 nkuko tubikesha Radio Okapi, umugabo bita Mwangacucu ngo muri iyi minsi 7 ashobora gufungurwa. Yego, reka wenda mbere yuko uza kubivugaho mbabwire uko intare zasobanura zakoza kandi gashariya muri Rukweti ziza kwashimuta abarwanyi bo muri APSRS bo kwa Janvier Karayiri 3, barabajyana rwose, babajyana nijoro. Ubu ngubu bakaba bamaze kubageza Nyabyondo. None operation mu 23, ariko ubona ko ari operation ikora, ubona ko ari operation za gikomando, kuko yaba muri Uvira ndabiyoka ko bigeze kuza bashimutamo abantu nabona baburiwe irengero abasirikare. Yani pinga baragiye barabashimuta. Ndibuka ko ndakandi gake oya na Minova mbere bigeze babikora, bigeze basimukira Minova. Na Minova batwaramo n'abarundi kabisa. Zira ni operation za gikomando mu byukuri zikunze gukorwa mu duce kugira ngo Mama 23 kari afatanya Byondo nawe ingeze kuza kwashimuta n'umuvugizi itwara umuvugizi wa Munsi.
wa Janvier Karayire baramutwara ubu ngubu agiye no kuri training ashobora kuba azaba umukazi ukomeye kabisa. Na Nyabyondo itwo tuntu bakunze kudukora ahantu abo bantu baba barigize intakoreka bagira batya bagapanga operation yo ku rwego rwo hejuru cyane ndetse bakabajyana abandi bagasanga hari abishwe ndetse ntibamenye ukuntu baba bishwe. Ibi ngibi tubizi kuri mama 23. Twihuse cyane bwa Bemba, amakuru atugera aratubwira ko nyuma isinywa ry'aya mahame agomba kugenderwaho harimo byinshi bigiye bitandukanye, harimo ndetse gufungurwa imfungwa za politike cyangwa se izizira kuba ngo zifatanya na mama 23 kugira ngo hagaragare icyizere yuko amasezerano ashobora kuzagerwaho. Harimo ndetse mu by'ukuri ngo kugarura ibijyanye n'imiyoborere n'imikorere ya leta, kuyiredinamiza, aribyo Patrick Muyaya yise ngo M23 ngo izava muri utu duce. Ariko uko byasobanutse washobora kuba hagiye gufungurwa amabanki, nuko nguko icyo nicyo kibanze, amabanki akaba yafungurwa, ikibuga cy'indege kigatangira kikaba opérationnel. Ibyo ni bimwe mu by'ukuri mu kugaragaza yuko leta ya Kongo ishobora kuzubahiriza amasezerano bashobora kuba M23 izumvikanaho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikavuga ko nkuko Bwana Mbonimpa bitangaje ngo icyo ngicyo ngo ni kimwe mu bizagaragariza mama 23 yuko amasezerano ashobora kuzubahirizwa. Mu kwikubitiro biravuga ko witwa Honorable Edouard Mwangacucuhizi, uyu nguyu yarazwi cyane muri communauté y'abatutsi bafunzwe mu by'ukuri kandi yari muri Assemblée Nationale, byagaragaraga ko yaziraga ubusa ndetse yari muri Kongo, yari muri leta, ariko aza gutabwa muri yombi arafungwa. Ubu ngubu bavuga ko rero ngo mu minsi 7 nkuko tubikesha Radio Okapi ngo ko uyu mugabo ashobora ngo kurekurwa isaha iyo ari yo yose, ndetse n'abandi bagiye batandukanye benshi bagiye bafungwa. Yaba ari amahirwe kuri bamwe bafunzwe bazira biriya, ariko kandi ntekereza ko Kongo yo ubwayo bakomeje kugenda bivovota cyangwa ari amasezerano ngo ashobora kuba yarabogamye. Bwana Bemba, ndabona inota ishobora kuba iri kuturangirana, wanyemerera ugasezera? Yego, reka amasezerano wo bifuza gukomeza kugubwa neza, ariko mbabwira ko ntawe ngiye ko n'ubundi mari mukanya dushobora kuza zawa